abagore guhindagurika kw'imisemburo, umunaniro, ibihe by'imihango, gusama no gusaza bimugiraho ingaruka nyinshi cyane. Ariko hari abagore bagera mu myaka 50 bagifite uruhu rwiza, imisatsi iteye neza, bafite ibitekerezo byiza ndetse n'imbaraga zidasanzwe. Ibyo ntibituruka ku mavuta yo kwisiga baba bisiga nk'uko bamwe babitekereza, ahubwo akenshi biba bituruka ku byo barya buri munsi. Nk'uko ubushakashatsi bivuga ndetse tukaba twifashishije amakuru atandukanye twakusanyije, muri iki kiganiro twabateguriye ibyo kurya 5 by'ingenzi umugore akwiriye gushyira ku isahani ye buri munsi kugira ngo abeho neza kandi ase neza. Ikintu cya mbere cy'ingenzi ni imbuto nk'umuti w'uruhu n'ubwonko. Hari ubwoko butandukanye kandi bwinshi bw'imbuto, ariko nk'uko tuvuga ku mugore, izi mbuto ni umwihariko kuri bo. Izo ni blueberries, strawberries, pomme, watermelon ndetse na beterave. Umwihariko w'izi mbuto ni uko zirimo antioxidant zikomeye cyane kurusha imbuto zindi. Izi mbuto rero zirinda gusaza k'uturemangingo, kwangirika k'uruhu, gutakaza ubushobozi bwo kwibuka ndetse no gutekereza. Ku bagore by'umwihariko zirinda kwigunga no guhangayika biterwa n'imisemburo. Zifasha ubwonko gutuza, bityo umugore agakomeza kubaho mu ituze. Icya kabiri ni avoka. Avoka ubusanzwe igira ibinure byiza bifasha umubiri ndetse n'uruhu kugumana itoto, bikarinda iminkanyari, ifasha umusatsi gukura neza no kudasaza. By'umwihariko ku mugore mu gihe cy'imihango cyangwa se igihe cya menopause, avoka ifasha kugabanya ingaruka z'imisemburo nk'uruhu rwuma, umutwe cyangwa ububabare. Ikintu cya gatatu umugore akwiriye kurya cyangwa se gukunda gufata buri munsi ni imboga z'icyatsi kibisi. Izi mboga z'icyatsi kibisi nka dodo, spinach, imbwija zifite iron ifasha amaraso cyane mu gihe cy'imihango. Zigira vitamine B9 ifasha umubiri w'umugore cyane cyane ku bashaka gusama cyangwa bafite abana bato. Umwihariko wazo, imboga z'icyatsi zifasha uruhu kugarura itoto, zikarinda impyiko kandi zigafasha mu mihindagurikire y'imisemburo. Ikintu cya kane cy'ingenzi ni indimu n'amacunga. Ibi bintu uko ari bibiri bigira vitamine C ku rugero rwo hejuru. Indimu, manderine, orange, passion bigira vitamine C nyinshi ifasha umubiri kwiyubaka, bifasha mu kurinda infection cyane cyane zifata imyanya myibarukiro. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma ndetse cy'ingenzi ni karoti n'igihaza. Ibi bintu bibamo beta carotene ifasha kurinda uruhu kwijima cyangwa gusaza vuba. Ifasha mu gukomeza imbaraga z'amaso cyane cyane ku bagore bakoresha telefone cyangwa mudasobwa kenshi. Umwihariko wa beta carotene iboneka muri karoti ni isoko ya vitamine A ifasha umugore guhorana uruhu rusa neza n'umubiri utananirwa vuba. Tugana ku musozo w'iki kiganiro nasoza nkubaza nti ese wowe ni izihe mbuto n'imboga urya buri munsi? Niba zari zitandukanye n'izi, nagusaba kuzongeramo. Andika igitekerezo cyawe muri comment tuganire ndetse dusangire ubunararibonye. Kande kuri subscribe, ntibagirwe gukora like ndetse unasangize iyi nyigisho nziza abandi bagore. Rya ku rugero kandi urye neza. Uhitemo neza buri kintu ushyira ku isahani yawe kugira ngo ugire ubuzima bwiza ndetse bikurinde gusaza.